ariko muri rusange shampiyona impamvu izaba nziza ligue y'u Rwanda ukuntu ikoze haba hagomba kuba yayandi tumenyereye akomeye yo APR mbona ziri kwiyubaka mu buryo butari bubi noneho hagomba kuba ya makipe azaza kuba icyo nakwita nkatanga balance yayandi agomba kuyatesha amanota harimo iyo Gorilla harimo iyo Polisi izo ni ikipe zazigora harimo AS Kigali nabonye yarabonye abakinnyi bavuye muri APR bashaka kuzatangamo imbaraga harimo Mukura ayo makipe arahari nyine yatanga challenge kandi birashoboka cyane ni ibintu bisanzwe abantu ko bumva umupira bo batekereza yuko izina iyo rihari ku ikipe bihagije kwitsinda match y'umupira w'amaguru no match abantu bayikora icyo bita projet bakayiza ni ibintu bisanzwe cyane gitangaza navuga rwose cyaba kirimo kuba zizagenda zitamanota kuri ayo makipe nagiye ngaruka riganize akabazo k'amatsiko uri umutoza wenda nkaho ngaho waruseseruye igihe umaze mu butoza gitoya niko navuga urabona aba batoza wenda cyangwa se niki umaze kugeraho muri iki gihe gito wasanze nabigarutseho ariko nta kibazo mfite amahirwe akomeye yo kuba mfite umutoza mwiza nigiraho kirasa muvuga mu buryo butatu kirasa arabanza akaba umubyeyi ko arambyaye mu myaka ubwo rero yanyemereye kumpa ibintu nkiri muto kugira ngo ninjire muri kariyeri ku myaka mito ndafite kuba ubumenyi kuko abantu benshi barangiza kwiga ariko bataragize iyo realite nyine yo guhura n'amachallenge akomeye cyane so uburyo nkosora uburyo nyerekera mu myitozo mu marealite dije muri match nyine hano turi gukina donc nubicunga neza buri minota nk'icumi agaruka kugira ikintu ambwira kubimaze kuba kubihara yakambira wabonye iki ngiki wabonye opponent kameze gutya wabonye sasa wewe wakora iki muri no situation bimeze gutya twakora iki nagiye ubibona yajyana n'amano uza kuvuga ati twaramprasa gute amubwira dukora ibi akambwa toya hindura aho gukora iki ahubwo dukora iki genda uzana uriya mukinnyi nkagenda nkamuzana donc icyo ni ikintu cya mbere afite ni umubyeyi afite umutima w'abantu nyine ni umubyeyi ikindi ni umutozo w'umuhanga buriya iyo wigiye ku muntu ce n'est pas n'importe qui mu batoza abanyarwanda suko ndi gukoramo ko nabikoze mbishaka kujyamo nari nzi ubushobozi bwa kirasa ko twaranaganiraga mbere n'abatoza cy'abanyarwanda bakora match ebyiri na APR banganya nayo wibuke no muri sezi ishize muri champion match banza APR iterwa maga yanganyije nawe niba yukana match retour nabwo APR yatsinze igitego kimwe kuri penalty muri kuko cyagiyemo izo ni match enye sinzi naho mubyumva so n'umutoza w'umuhanga navuga ngo w'umutakitisiye cyane iyo wumva ubwenge afite guys muri abanyamakuru bagenzi banjye ibintu tuba tuzi na akadomo ni biki cyane ku rwego rwo hasi ku buryo abantu nk'aba barakwigisha cyane ikindi navuga ni umuntu w'umukristo afite indangagaciro nziza umuntu wakwigiraho ko witwara n'ibindi ni umuntu mwiza cyane twakwemeye twebwe tukigufata nk'umunyamakuru turi kugufata nk'umutoza tumenyere ko abatoza benshi bagiye batangaza cyane bavuga ba Wayne Rooney bagari miviri batsiyeri Henry ntibirabahira ngo tubabone ku rwego rw'uko wenda bagatoje bakagira nta mpungenge yewe namuhirira asa n'u Rwanda nta mpungenge ufite ko gusesengura bishobora gutuma uburyo bw'imitoreze yawe par rapport ya experience y'abandi twagiye tubona nawe bishobora kugwafekta wenda cyangwa hari isomo wabyigiyeho sister wadufashe tugasoza ka interview se hari ikibazo turaganira nta kibazo nyuma sibyo mushwange ngangu ino ngusuhuze ngwino muramutse umeze neza urakoze cyane reka dusoza ka interview sibyo mani gumugisha thank you urakoze oya ntabwo havuga ngo ibyabaye kuri uyu abo waruvuze ngo bizaba ku wundi icyo nakubwira ni dasi ntabwo ngewe nshaka guhita nkora ikintu cyo kwangumva mu itangazamakuru naje kwiga kugira ngo menye nongere ubumenyi mu kazi nkora noneho akazi ko gutoza ni ikintu nzatekereza ndi kubona ibyo nkora wenda bitaragera ahantu wenda bigeze ahantu mbona icyo mbishakamo ngo nabwo itangazamakuru ntakikibona so aka kanya rero
ndakibona icyo mvuga ndakibona mu buryo financially, ndakibona mu buryo bwa public uko nyakira, ndakibona mu buryo bw'uko abayobozi banjye ku kazi bantreta bamfata ko banshyigikira, ndabibona nyine. So sinakubeshya rero nawuzuye umwuga wo butoza kugiye guhita nshiftinga kano kanya ngiye ngo ku ntebe ishyushye. Sudi niwe wigeze kuvuga ngo igikapu cy'umutoza gihe waragifunguye uruhande rumwe, ya ifite akazi ka leta ntabwo giye kukavamo pe, ahubwo nko muri 2027 nibwo tuzakorera lisansi B. Buriya bigomba kumara imyaka 2 bigomba gushira. Nimara ko na lisansi B inyemerera kuba natoza mu cyiciro cya mbere, imyaka 2 ni igihe kinini. Nzareba noneho balance vuge ntese nabifatanya se, kuko hari n'abantu bakora, niba ubyibuka ushaka kumukonsulta muri media itangazamakuru bakaguha akazi nk'umukonsulta, none ntubu umunyamakuru ukazajya uzuje gukora analize z'umupira apana no gushaka zandana. Ibyo bintu bibiri wora bitandukanye uranabizi cyane rero ni das ni Burayi bibaho. Namuhire buriya yarabikoze nuko wenda yari ari kure kuri Nyagatare bikamugora wenda kubihuza. Hako nekereza ko yagira ikipe ya Kigali ntago BNB yari kwanga ko azajya no kuri radio rimwe na rimwe. Icya kabiri nibisaba komesa kamwe, ubwo nyine umutima nama hamwe no gusenga nzaba mbona igikwiye. Ngoye nk'urugero n'urugero ariko nkongoreye wenda inshuti yanjye abantu tumaze gukina bo muri APR, umwe general yaguhamagara ati wa mwana we amasomo maze kubona hari icyo yafasha ngwino muri Nyamukandagira ukabyimbya intugu ukabanga urabona ngo urebye warebe ibintu ngo ndi gupanga, uri gupanga ibiki ko ibintu bipangwa n'igihugu wabijyamo nyine niko kuri. Ariko kandi nyine ni opportunity izari imwe itabona umuntu wese. So navuga yuko rero ntabwo ngene natekereza bya coaching cyane, ndacyari gushaka ubumenyi. Bigaje nanjye nakwifuza kukubaza mukinnye match ebyiri na APR uri ku ruhande rwa Gorilla. APR ni ikipe turi gutargetinga ko izaduhagararira mu mikino, ntabwo ibashije kubatsinda. Ni APR ubonye gute? Ese abantu bafite impungenge bakwiye kugira impungenge kuko itari kubasha gutsinda Gorilla? Ese kuki mutayifata nka challenge nzizaho? None se murashaka ko aperitse n'amakipe yose bine none ntibone ahantu ifite utubazo ngo ikosore? Niyo mpamvu yitwa precision. Na nyuma izakina na Power Dynamos, na nyuma izakina Azam, na nyuma izakina Police, na nyuma izakina Hindi. Nibyo ni iki gihe nyine cyo kwiga no gushaka aho bitarahura neza. Nicyo gihe cy'umutoza kumenya ngo uyu n'uyu bakora amakombinezo meza, uyu n'uyu barahuza, uyu ameze neza muri uyu mwanya kurusha uyu. Niki gihe byigwa, niki gihe n'umutoza mushya n'abakinnyi bamwe nibashya. So agomba rero kubaka uwo mukino, ariko agomba kubona challenge. So navuga yuko nje kubwanya nta gikuba cyari cyacika, ntago navuga ngo ikindi Gorilla sinzi ukuntu muyifata suko nyirimo. Gorilla yatsinze rero iri ku gikombe 3 hano murabyibuka igikombe cyatwawe na APR nabwo igitwaye Kiyovu. Reyo yigeze kuzijyamo hagati igiye kugitwara, murabyibuka buri itsinda 3 kuri kimwe. APR sazishize Gorilla baranganyije match banze babivuze iterwa for. So ari ukuntu abantu nyine hari amakipe ni Burayi abaho ubu bizi ko niyo waba uri ikipe nkuru, iyo kipe nyine ifite umutozo w'umutaktisi iragwakaza. So kirasase ne pas n'importe qui, ni umutozo w'umuhanga. Kirasa yabaye muri Reyo yo mu matsinda niba ntibeke Roni daso twakwibikira nyuma mu matsinda yari yungirijemo. So ni umutoza rero mwiza cyane ku buryo ntabwo biba byoroshye kumutsinda. Aba byoroshye. Igani ikindi nakubaza nka APR za muri gayo bigaragara yuko umuntu witorwa myanyiko iva arimo ahabwa iminota myinshi, ariko si cyo kibazo. Ariko APR byanze bikunze nk'akunze mu izamu tubona yo kibazo bikiri byinshi. Umusesenguzi twemera mbere muri iki gihugu bivuga iki? N'ubushize yashyizemo mu zamu wa kabiri cyangwa wa gatatu Adolphe. Nabivuze ni igihe cyo kugira ngo nabo abahe icyo bita playing time, bazamura urwego, agire n'amakosa babonaho ayakosora. Rero ntago hahora Pierre mu izamu kandi agomba no guha abandi playing time. Nese natayimo hana zamushyira muri Champions League, nose Pierre avunitse
Pierre Sarwaye birashoboka ko byaba agomba guha abandi umwanya wo gukina kugira ngo akosore n'amasystem arabihindura sinzi nawe mwayibonye yatangiranye abarekiperateri babiri Dauda na Pasi aza guhindura kuramo Pasi yongeramo umukinnyi w'imbere so agomba guhindura ibintu byinshi mu mwanya ntago umupira ari ngo twitwa APR ngo defo ngo tugiye gushyiramo 5 mu izamu umupira ni projet ni umushinga mwubaka gahoro gahoro ikipe ikagenda imenyerana automatisme akaza ikipe nyine ikagira icyo kintu cyo kuba ikipe ifatika mu mwijere ni kare cyane ntago umutoza utarakina match eshanu bavuga ngo yabaye umuswa ngo bakinnye n'abaswa ni kare rwose ni kare rwose murakoze na